Nkundira nongere mwisubize kandi mwihera ikaze, ariko nongera kukwibariza nti ese ujye wibuka umunsi wa mbere w'ibirori byawe. Reka mwisubize kandi musabe kugubwa neza aho waba uri hose. Nge ugusuzanda mwene so Theophile Byukusenge. Ese ujye ugira igihe cy'inzozi zawe warose? Mbere yuko nkubwira iyi nkuru, nkundira manze nguhe story iri itangaje y'inzozi zanjye nigeze kurota. Niba twabyitiye rekwa, niba twabyita amaherekwa ntago mbizi, ariko icy'ingenzi cyo nuko inzozi narose uyu munsi zambereye inkomezi. Uyu munsi ndacyazifite mu mutima wanjye kuko nzi neza ko ibyo nazirosemo ndizeye ko Yesu azabinshoboza. Ari umunsi umwe nari ndyamye mbere yuko ngaruka ku nkuru y'umuvandimwe, ntekereza ariko impamvu ngarutse ku nkuru y'umuvandimwe bishobora kuba byaramubayeho uyu munsi wa none nawe akiyemeza kuba yabatizwa mu mazi menshi. Buri wese agira urugendo agenda, ariko buri wese nubwo agenda urugendo agira ikimutangaza mu rugendo. Mbese wowe n'icyo ufite cyagutangaje mu rugendo rwawe? Ndabyibuka ubwo twari mu murima, naje kuba ari nijoro ndi mu murima ndose, ndi mu buriri ariko ndi mu murima. Icyo gihe twakoraga imbagara. Abazi gukora imbagara ni ugufata ibyatsi byari mu murima ukabyegeranya, then ukabirunda ahantu hamwe cyangwa se mo kimwe ukabitwika. Gusa muri no minsi ntabwo bikemeye gutwika, ariko muri kiriya gihe byaratwikwaga. So icyo gihe rero naje kurota inzozi. Ntabwo turi kubitwika, ahubwo twari kubyegeranya. Bamwe begeranyaga ibyatsi, abandi bari guhinga. Icyo gihe ndi mu ijoro, muri iryo joro naje kurota inzozi, ndota ahantu hose hashya, harashya, ariko aho twari turi hararokoka. Tuza kutwegama ku rubingo ukuntu ho ni hashya. Mu by'ukuri ndavuga ni igitangaza cy'Imana kirongeye kirabaye. Naricuye ndibaza mu mutima wanjye, ndavuga ni Mana, kuki unshishijeho izi nzozi zikanca mu mutima wanjye no mu bitekerezo byanjye? Wayi ni ukugira ngo nihane? Ni ukugira ngo ntekereze ibyo nsabwa imbere ahangaha? Ni ukugira ngo ntekereze ku bihe biri imbere bigoye nk'umukristo buri wese agomba kugendamo? Ni iki? Inzozi za kabiri, ubwo abazi iby'inzozi muze kutubwira. Inzozi za kabiri narose tujya mu ijuru, hari abarimbuka, hari n'abatagira iki, hari n'abatari kurimbuka, bari guhabwa ubugingo buhoraho. Icyo nzi cyo ni uko nagiye mu bwami bwo mu ijuru. Ntabwo nigeze njyaho abandi bari kujya, ahubwo nzi ko nazamutse ku rwego. Izo nzozi rero zatumye ngira icyo nkomera mu mutima wanjye. Ntabwo nzi icyo zari zisobanuye, ariko icyo naziroteye cyabaye igisobanuro gikomeye kuri njyewe. Ntabwo nzi rero niba ariko umuvandimwe Eli Sando nawe byamugendekeye, ariko uyu muvandimwe amaze imyaka ye myinshi iwabo ari Abadiventiste umunsi wa karindwi. Yakoranye n'amakoro agiye atandukanye, yakoreye Kugana Yesu, yakoreye John Ambassadors, yakoreye Vumera Mfitimana, yakoreye Message of Hope, yakoreye amakorari muri kano kanya ntabasha kurondora, ndetse yakoranye n'abahanzi bagiye batandukanye. Yakoranye na Tons, yakoranye na Gahongayire, yakoranye, mu by'ukuri ni abaririmbyi benshi yagiye akoranye nabo, ndetse n'abari sekira abahanzi batandukanye. Mu by'ukuri ni icyamamare, ariko uyu munsi wa none yahisemo kubatizwa mu mazi menshi mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ni ku itariki ya 28, mbibutse neza ko ari nabwo kandi umuvandimwe witwa Sami nawe yabatirijwe mu mazi menshi. Uyu muvandimwe nawe kandi akaba ari umwe mu bakora amashusho yakoranye na Aloys muri Extra Mile, ariko uyu munsi wa none nawe akaba afite studio yiwe. Nawe mu myaka myinshi mu bazi Sami, nawe kuri itariki ya 28 nawe yabatirijwe ku Muhima. Ni inkuru nziza rero kandi ni amakuru mashya abantu tuba tugomba kwishimira, kubona abavandimwe bafite impano nk'izi ngizi bavuga batereka tubatizwe. Ni urugendo ruba rutoroshye, ngiye ubibabwira ndabizi, nubwo navukiye mu itorero nk'abana, ariko gufata icyemezo cyo kubatizwa, nanjye mu nyumva nafashe icyemezo cyo kubatizwa ndi umuntu mukuru. So nyamara suko ntari umudiventiste, ariko icyemezo cyo gufata ngo kubatizwa utari umwana ni icyemezo ufata kigoye kandi Imana ikagushoboza.
ni inkuru rero yanditswe n'ikinyamakuru cyano mu Rwanda cyitwa inyarwanda.com, maze yandikwa n'umunyamakuru Janvier Iyamuremye. Uyu akaba nawe ari umwe rwose mu basazi mu itangazamakuru. Uyu muvandimwe muzi kera cyane akora itangazamakuru by'umwihariko ku kinyamakuru inyarwanda.com. Elias Sando kandi wamenyekanye mu gufasha abahanzi no gutunganya amashusho y'indirimbo, yatangaje ko yakiriye agakiza ndetse akabatizwa mu mazi menshi, yemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Ibi kandi byakurikiye urugendo rw'imyaka 10 yiga kubabarira no gusenga, aho kandi yize gukura mu mutima we ibyaha n'amakosa yagiye ahura nabyo muri rusange. Uyu muvandimwe kandi kubazi Elize, uyu n'umwe mu baririmbyi ba korali Calvary Memory hariya i Remera. Uyu ni umuvandimwe kandi iwabo nk'uko nakomeje kugenda mbigarukaho, iwabo ni Abadivantiste, cyane ko papa we afite imirimo mu itorero ry'Abadivantiste wa karindwi rya Remera, ari naho yabatirijwe. Uyu muvandimwe ubwo yibazaga, yafashe icyemezo cyo kubatizwa, yibaje ati se ndabatirizwa hehe, cyane ko ibi abikesha inshuti ze bakoranye urugendo rw'ivugabutumwa, bagendanye urubyiruko bagenzi be, by'umwihariko babarizwa mu itsinda rigari ry'abaririmbyi bitwa Beloya Singers. Mwarakoze cyane kumubera imfura nk'uko kiganiro twigeze kuganira, aho iri tsinda ry'abaririmbyi ba Beloya Singers nabo batumye bamubereye itabaza ryiza, cyangwa bamubereye urumuri, bamubera umurinzi, bamubera gutuma yiringira ko hari inshuti zatuma akomeza uru rugendo. Nuko byamugendekera rero uyu muvandimwe rero mu kiganiro yagiranye n'inyarwanda.com, Elias Sando yasobanuye ko urugendo rwe rwatangiye mbere yuko afata icyemezo cyo kubatizwa mu itorero ry'Abadivantiste wa karindwi, umunsi wa karindwi mu itorero ry'Abadivantiste wa karindwi rya Remera. Ati nafashe umwanzuro wo kubatizwa muri 2016, ariko sinabyemeye kubera umutima wanjye utari warababariye neza ibyo nanyuzemo nyuma y'urugendo rurerure rw'imyaka 10 niga kubabarira nta buryarya. Ni nabwo kandi Mwuka Wera yansanze muri uyu mwaka wa 2026 maze ndabatizwa. Elias Sando kandi yasobanuye ko gutuza kuva 2016 byatewe n'imirimo y'ingenzi cyane yakoraga, harimo irushanwa rya Miss Rwanda, aho kandi yashakaga ko ryagenda neza, ariko kandi bikarangira habaye imbogamizi zimutera gutandukana naryo kugira ngo atabangamira inshuti ze. Yavuze kandi ko yavuze kandi ku bikomere byo mu mutima yagiye agira kubera ibyo abandi bamukoreye. Yagize ati njye iyo urengagije mugenzi wanjye cyangwa se urengagije umuntu uwo ari we wese, bifata nkaho ari njye urenganyije. Narababaraga cyane, ariko umutima wanjye ntiwabyakiraga neza. Uko imyaka yagiye ishira, nagendaga nsobanukirwa ko kubabarira nyakuri atari amagambo gusa, ahubwo ari icyemezo gifatwa n'umutima uwo ari we wese. Bisaba gusenga ndetse bigasaba no gusaba Imana Mwuka Wera kugira ngo abigufashemo, cyangwa se Imana ibigufashemo igufashe kubabarira nta buryarya. Hari benshi kandi babarira ku munwa gusa ibi bigatuma atabohoka. Elias Sando kandi yagaragaje ko kubabarira byamuhaye umugisha mu buryo butatu bukomeye, burimo kugira amahoro. Yagize ati reka mbabwire, byanzaniye amahoro asesuye mu mutima nyuma yo gutsinda inzika n'uburakari. Numvaga umutima wanjye uryohewe, mfite ituze ry'ibyishimo bya bindi by'umwimerere. Sinjye wabyishoboje, ni Imana yarabinshoboje. Kubabarira ni intwaro nziza umuntu uwo ari wese agendana buri munsi. Nta mpamvu yo gutekereza cyangwa se kuba wategereza ko umuntu yaza kugusaba imbabazi, kuko kutababarira bishobora guteza amakimbirane. Yagize ati byankijije umutwaro wandemereye. Nari maze igihe ntazi inzika, yari nk'umuzigo uremereye,
ariko kubabarira byanyeretse ubuzima bushya bwuzuye umudendezo. Uburyo bwa gatatu ni ukwiyegereza Imana, aho avuga ati byanyegereje Imana kurushaho, natangiye kumva urukundo rwayo mu buzima bwanjye kandi nanjye nakiriye imbabazi zayo byuzuye, bituma nifuza gutangira ubuzima bushya n'umutima uhembutse. Nyuma y'urugendo rw'imyaka 10 rwaranzwe n'ukuri no kwihangana, Elisando kandi yize kubabarira by'ukuri, maze yumva yiteguye kubatizwa nk'ikimenyetso cyo gutuma ndetse cyo gutangira ubuzima bushya, afite amahoro asesuye mu mutima we, urukundo ndetse n'ubwiyunge. Ngira ngo muri kubona nyuma y'imyaka 10 rero Elisando, ngira ngo iyi foto muri kubona ari kumwe na papa we, uyu n'undi mugabo ngira ngo ni perezida w'abatwara mucyo. Ngira ngo iyi foto yindi muri kubona ahagararanye n'umuvandimwe bamwita Shema, n'umwe mu baririmbyi ba korali Ambassadors of Cross Choir, ndetse akaba ari kumwe n'umukunzi we Esther, bitegura kurushinga, ndetse aho imihango imwe n'imwe yakomeje kugenda itambuka. Reka rero tubashimire, nibaza cyangwa se twibaze tuti mbese wowe umunsi wawe wo kubatizwa n'umunsi umeze ute? Ni ibirori byari bimeze bite mu mutima wawe? Reka dushimire kandi duhe ikaze umuvandimwe Elisando cyangwa se Eliel Films, ndetse twihanganisha mu by'ukuri ko tumusabira imbabazi kuba muhemukiye, kuba mukomerekeje, kuko muri runo rugendo yavuze ko yize kubabarira, ariko kandi nyuma mbere yo kwiga kubabarira yabanje kugira ibihe bikomeye byo guhemukirwa nabo yabonaga ko bagomba kumuha ibyiringiro, ariko abo nibo bamuhemukiye. Reka rero tubasezerere kandi tubifurize kugira ibihe byiza hamwe mubana natwe umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, Imana n'amahoro bikomeze kuba kuri mwewe. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14